Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Mariya. Papa Yohani Paulo wa kabiri abwira Legio ya Mariya. Amwe mu magambo nyir'ubutungane Papa Yohani wa kabiri yabwiye itsinda ry'abaregiyo bo mu Butaliyani kuwa 30 z'ukwa 10 1982. Nifurije ikaze buri wese muri mwe. Nishimiye kubabona muri benshi gutya, muteraniye muri iki cyumba, muturutse mu turere tunyuranye tw'Ubutaliyani, cyane cyane muri agace gato k'imbaga y'uwo muryango w'iyogezabutumwa umaze imyaka 60 ukwirakwiriye ku isi yose. None nyuma y'imyaka 2 wawushinze ari we Frank Duff yitabye Imana, uwo muryango ukaba umaze gushinga imizi muri za diyosezi nyinshi za Kiliziya Gatolika, kuva kuri Papa Pio wa 11 abambanjirije bashimagije Legio ya Mariya, kandi nanjye ubwanjye kuwa 10 z'ukwa 5 1979 ubwo nakiraga bamwe mu ntumwa za mbere z'umuryango wanyu, nibutse nezerewe cyane inshuro nari narabashije guhura n'abaregiyo haba i Paris mu Bubiligi no muri Polonye, ndetse nk'umwepiskopi wa Roma mu ngendo za gishumba nsura paruwasi z'uwo mujyi. Uyu munsi rero muri uku kubakira muri uru rugendo rutagatifu i Roma, nifuje gushimangira zimwe mu ngingo z'ingenzi mushingiraho iyobokamana ryanyu ndetse n'iterambere ry'ubukristu bwanyu muri Kiliziya. Muhamagariwe kuba umusemburo w'isi. Uri umuryango w'abarayiki bahamya ukwemera kwabo baharanira ubutungane bwa buri wese ku giti cye. Ntawe ushidikanya ko iyo ntego ihanitse kandi igoye. Cyakora Kiliziya muri iki gihe binyujije mu ijwi ry'inama nkuru ya Vatikani ya kabiri ishishikariza abarayiki gatolika kugera kuri iyo ntego y'icyitegererezo, ibararikira gusangira na Kristu ubusaserdoti bwe bwa cyami, barangwa n'imibereho ihamya ubutungane, bitsinda bagaragaza ibikorwa by'urukundo kuba muri iyi si, bahamya ukwemera nyako, ukwizera n'ubuziranenge, icyo roho ibereye umubiri. LG 1038. Umuhamagaro wanyu nk'abarayiki ni uko umusemburo w'isi, bivuga ko biba impumeko ya gikristu mu bantu b'iki gihe, no kwegereza imbaga y'abakristu umusaserdoti, ibyo mugambi uhebuje wa Kiliziya. Iyo nama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatikani ku nshuro ya kabiri, yongeye gushishikariza abarayiki bose kwemera babikuye ku mutima, kunga ubumwe buhamye na Nyagasani, kwakira ugushaka kwe mu buzima bwabo, no gufatanya na Kiliziya inshingano yayo yo gukiza, kuba ibikoresho bizima, bagera ahantu hose. Kubera ibibazo byihariye byugarije abantu b'iki gihe, ubwiyongere buhoraho bw'abaturage, igabanuka ry'umubare w'abasaserdoti, ivuka ry'ibibazo bishyashya, ubwigenge mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'abantu. Kubera ibyo bibazo byose bikomerera Kiliziya kugera hose no kurangiza inshingano zayo. Muri iki gihe aho abarayiki bagomba gukora ubutumwa bwabo hakabije kuba henshi cyane. Nicyo gituma rero ubwitange mu butumwa bwanyu bwite muhamagariwe busaba kwigomwa byinshi, gushishikara kurushaho, gususuruka no kudatandukira. Ubuzima bw'umukristu ni ikimenyetso kigaragaza ubuzima bwa Kiliziya. Bityo rero ubwitange bwanyu nk'ingabo za Mariya burihutirwa cyane, hakurikijwe ku ruhande rumwe ibikenewe mu Butaliyani no mu bihugu byabanje mu bukirisitu,
naho ku rundi ruhande hagakenerwa gukurikiza ingero z'imena z'abarejiyo babanjirije. Uwakwibutsa amazina ya bamwe muri bo yavuga Edel Quinn n'imirimo yakoze mu gice cy'umugabane wa Afurika gituwe n'abirabura, akavuga Alphonse Lambe n'imirimo yakoze mu turere twari twaratereranywe two muri Amerika y'Epfo, tutibagiwe ibihumbi n'ibihumbi by'abarejiyo biciwe muri Aziya cyangwa ibyaguye muri gereza bizira igifungo gikarishye. Gukurikiza iyobokamana rya Mariya n'umutima we wuje impuhwe